Ndabasuje mwese bakunzi baca no umuntu 7 TV aho mugiye muri hose hatandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye. Umuntu 7 TV irabakunda uburyo mukomeje kutwereka ko turi kumwe mudukurikirana kandi mudusigikiye, turashimira cyane abantu bamaze gukanda kuri subscribe. Nibutsa nawe utaragira hano kanda ko wakanda kuri iryo bara ry'umutuku ryanditseho subscribe, ugakanda kuri like, ukajya muri comment ukatuganiriza yaba ku nsanganyamatsiko twavuze, ukatubwira uko yumva, ese niba ari cyo wumva ko twazaganiraho ubutaha. Twiteguye kukumva ikintu ari cyo cyose, inama, inyunganizi. Jya hepfo gato muri comment utuganirize, turi hano ngo twungurane ibitekerezo. Ukibuka no gukanda ukazogera ndetse ugasharinga inshuti n'abavandimwe. Amazina yo muri kumwe ni Malaika Kami Kevin. Ku kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe muri comment ibyo bifuje ko twaganiraho, mu kanya tukaza kuba tugaruka tuganira ku rukundo mu bavandimwe. Umuvandimwe ni wa muntu muvukana mu ndimwe, wandi muje umubyeyi. Nibwo akenshi usanga bakoresha ijambo ko umwe ari umuvandimwe w'undi bya nyabyo. Ikintu umuvandimwe ni ikintu cy'agaciro cyane mu buzima bwa buri munsi, yaba mu buzima bw'umuryango cyangwa mu buzima bwo hanze. Ese wowe ubuvandimwe ubufata gute? Ese we n'abavandimwe bawe mubanye gute? Ubiha agaciro ki? Ese umva wabirwanirira ku buryo bungana gute? Usanga uko iminsi igenda itambuka indi hita, agaciro k'ubuvandimwe kagenda karushaho kujya hasi. Umuntu abona umuvandimwe akamubonamo umwanzi, nubwo yaba akoze ikintu cyoroshye cyane, ahubwo ugasanga ubisanishije na wa wundi wo hanze, ya nshuti isanzwe. Niba bakoze ikintu kimwe ararakara umuvandimwe we cyane kurusha wa muntu wundi usanzwe. Bityo rero ugasanga ni ibintu bigenda birushaho kuzana amashyari, amahane, imyanduranyo, kandi bitakagombye ko abantu bavukana ari bo bantu barebana y'ingwe, cyangwa barebana ijisho bimeze nabi, bahinduka abanzi mu kazi, ari we mwanzi mu buzima bwa buri munsi, ari we muntu wikanga. Ntabwo byakagombye. Ese niba ufite umuvandimwe akunaniza, ni ubuhe buryo ukoresha? Ni gute agakwiye gukora kugira ngo umenye uko ubyitwaramo? Ese ni iyihe nzira agakwiye gucamo? Ntabwo ari byiza kuba wabona umuvandimwe wawe ngo urusheho kubabara, umurakarire, umubonemo nk'umwanzi, abe mukuru cyangwa muto. Ni umuntu. Kuba abantu muvukana n'umuntu afite kamere itandukanye. Mwavukana ari wa muntu wishimira kuba nabo bavukana bameze neza, ariko ni wa muntu wumva ko ijambo avuze rigomba gukurikizwa mu bo bavukana, mugomba kumwubaha. Hari n'igihe aba atari mukuru, ari uvutse ari hagati cyangwa ari na bucura, ugasanga nyine niwe ushaka mumwumva, igitekerezo cye ariko kigenderwaho. Ese mu gihe ubibonye gutyo, icyo ukwiye kwitwararika? Ahanini uba usanga niba ari abakuru, umutoya mwarabanye, afite ibikosa runaka, se uzi imico ye mibi uko yitwaramo, akaba ari muto, ugakura ari wowe umugira inama, ari wowe umufatira ibyemezo. Yamara kwigira hejuru ntumenye ko yigiye hejuru, ntumenye ko ageze muri cya gihe cyo kuba wamutega amatwi ngo wumve wenda afite ibitekerezo bizima yakakugezaho, ndetse ubone nuko umubwira ati nyamara ibi ntabwo byagakwiye, ca gutya, ibi nibyo bigufitiye akamaro kurusha biri. Ahubwo ugahora muri rya kamba ryo kumva ko niyo yaba angana gute atagomba kurenga ku gitekerezo cyawe. Kandi rimwe na rimwe ugasanga igitekerezo cyawe kiramubangamiye, cyangwa se ugasanga uri mutoya, wumvise ko mukuru wawe nta kintu avuze, wumvise ko umuvandimwe wawe ukuruta adakwiye kugutegeka, kandi ubona ko ibyo ari kukubwira nta kamaro kuri wowe, ni ingirakamaro. Kubera utamwumva, kubera icyumva ko niba nawe atakumvisha ntacyo avuze, ukamuhindura zero. Kandi ujye uzirikana ko umuntu ukuruta buriya abakuruta. Iteka umuntu wagutanze kubona izuba, baragutanze kubona izuba. Ahanini nubwo nabo hari igihe baba babangama ku bintu runaka, baba bakenera cya cyubahiro cyabo, ariko uzajya ugerageza umwegere, mubashe kuba mwabiganiraho, kuko nimubiganiraho muzasanga mwebwe muzigaya.
muzisuzugura muvuge ati si ubu twapfaga iki, isi ibintu bimeze gutya nibyo twapfaga, bizagufasha cyane. Bisaba umutima uca bugufi no gutera intambwe. Nubona ibyo ubigerageje ukabona ntibiri gukunda, uzagira umutima wo kubyihanganira ahubwo ufate iki cyemezo. Buriya abo tuvukana nabo bagenda bagira kamere nyinshi zitandukanye, nuko bagenda bakura niko bagenda biga imico itandukanye, inshuti zabo bagenda bagira niko bagenda bababwira ibintu byinshi bitandukanye. Ati se iwanyu barakuyobora, se umuvandimwe barakuyobora, se kuki umuvandimwe wawe mwambarana, kuki se yagufatira ikintu cyawe, ajya amenya ibyo umenya ibyawe, ibyo bikamuza mu mutwe. Ujye uzirikana ko uko agenda acaha agenda asarura byinshi bitandukanye. Hari igihe aba atazi kuba ari wa muntu wihagarara wifatira icyemezo, ahubwo wowe nujya ubibona gutyo ukabona umuvandimwe wawe ntashobotse, hari byinshi muhuriraho mukabipfa, ujye umenya neza ko ukwiye kugera mu gihe mwajya guhura muri bya bindi ukitaza, nubwo yaba ari ibintu ukunda. Urugero, niba uzi neza ko niba mwatetse amagi abigira intambara agashaka yikubire, wowe menya ko mu gihe ya magi yatetswe niba unayakunda gerageza wihangane, ibyo agena ubifate cyangwa uvuge ati nta kibazo irya ye, ejo bundi nawe uyashake uyarye, wige kugira ngo ukurure amahoro. Nawe ejo nabikora akabona arikubiye muramuretse, ejo arikubiye muramuretse, rimwe na rimwe nawe azisubiraho azikosora. Icyiza menya uko ukwiye kubyitwaramo. Niba uzi ko ari umuntu w'umunyamahane, gerageza niba muvugane umwanya muto, urabizi ko nimutindana muze gutongana, muze kuvanamo ibindi bintu, ugere igihe uceceke, ugere igihe wigireyo, umuha akanya, muhure hari ibintu runaka ugiye kumubwira bishyashya, mwitindana. Niba akubwiye ikintu ukumva nturi bucyumve neza, umbwira ati none ndumva ibyo umbwiye ari byo, reka mbitekerezeho nzakubwira. Hari n'ukuntu bagira igihe bakavuga ngo subiza, ibyo ntabwo ari ibintu byo gutekerezaho, bikore gutya, umbwira ati oya iki n'iki reka ndareba ukuntu mbyitwaramo. Hari ukuntu uburyo bwinshi wagenda umucengamo, nyamara ukagenda ugarura amahoro, ukamenya uburyo ubyitwaramo. Niba hari ahantu runaka wajyaga kumusura, gabanya. Niba wamusuraga wenda nka 3 mu cyumweru, musure rimwe, umusure 2, uvuge make. Niba hari ibintu runaka uzi ko musekuraniraho, irinde kuba wabitindaho wabivuga ibintu byinshi, wowe umenye ukuri kwawe. Mu gihe runaka niba umukeneyeho inama, genda umugisha iyo nama, mutere story gutya, nubona agiye kurakara ubiveho, menya uko bitwaramo, kuko buriya abo tuvukana nabo ni abantu bagira kamere zitandukanye, bagira umujinya utandukanye, kandi burya nta nubwo ahanini ari uko baba bakwanga, ntabwo baba bakwanga. Kuzasanga niba mvuganye n'umuntu nkagira uburakari ngira gute, ahanini wowe umuntu wo ku ruhande nuza ukamukubita nzakurakarira. Nubwo twaba dufitanye ikibazo gute, ni umuvandimwe wanjye, nzakurakarira ahubwo nanjye nkumerere nabi. Ntabwo ahanini usanga bakwanga, ahubwo ni kwa kundi ubwo ngo atansuzugura, atanshishamo ijisho. Rero icyiza ni ugutekereza, ukitekerezaho. Niba wumva wowe hari ahantu runaka ubarizwa mu bavandimwe bawe udashobora kubana nabo, mu nshuti zawe udashobora guhuza nazo, byigire ahandi ku bavandimwe bawe. Iga guca bugufi. Niba uzi yuko wiyemeraga kumva ko uri hejuru, iga kubumva, iga kubatega amatwi, kuko burya nutabana na wa muvandimwe wawe neza, umenye uko umwitwaraho, na wa muntu wo ku ruhande muzahura ntabwo uzamenye uko umwitwaraho. Icya mbere ni wa mutima wo kwihangana, ni kwagukomera, ni kwagushikama, ukumva ko hari ikintu ugomba kurwanira mu muryango wawe, ukakirwanirira ukakigeraho. Niba ari rwa rukundo ushaka kugarura, nyine rugaruke, ubirwanire, ubigereho, kubera ko ibyo byose nugenda ucenga, nubwo rimwe na rimwe azagenda avuga amagambo akakubabaza, azagenda akwereka ko nta kintu uvuze, nta bikakubabaza, ube mukuru ube muto. Mu gihe ubashije kumenya uko umuvandimwe wawe ateye, iga no kugomba kubana nawe, kandi bizagufasha. Ahanini ibyo byose iyo mugenda mutabisekuranamo cyane, rwa rukundo nta kabuza ruzaza. Azagera igihe ajya kwisanga akubwira ngo ibi n'ibi, nawe umenye uburyo bimwe na bimwe ugenda bimubuza, nyamara ibi n'ibi birabangama, yabangamira mugenzi wawe wundi nk'uko nawe yakubangamiye, cyangwa
ukeka ko ashobora kubikora nk'uko yabikora ati nyamara uyu ntukeke ko ari njye, nanjye birambabaza ariko njye menya kukwihanganira bitandukanye n'uriya wundi ko yabyakira. Icyo gihe niba ako kanya muri guseka nabyumva akumva ko bikubangamira, ejo bundi ntabwo azabisubira mu gihe abona ko ugerageza kwitwararika. Nta kundi, ibintu byose mu isi ubuzima ubamo bwa buri munsi bisaba kwihangana no kumenya uburyo ubyitwararika. Menya ko umuvandimwe wawe ari umuntu w'agaciro, yaba iby'amasambu bitamuruta, ejo wakora cyane ukabigeraho, yaba ibintu runaka, yaba uko umubona ntufite kumugirira ishyari, yaba ibyo agezeho ntufite kubabara ngo aranduse, aba akuruta uba umuruta. Terwa ishema nawe, wumva ko nawe ejo bundi hari indi ntambwe uzatera, wumva ko ibyo afite nawe wakora cyane ukabigeraho. Si byiza, twige gutega amatwi abo tuvukana, ntiwige gutega amatwi abo hirya cyane ngo ubereke ko uri umuntu mwiza, uri umuntu ugize gute, kandi uwo muvukana nyamara agushaka ntakubone, akeneye izo nama zawe ntazibone. Icya mbere na mbere ni uko tubyiheraho, tubihera ku bacu tukabumva, bizagenda bidufasha. Niwumva umuntu umukunda ukamwihanganira, bigufasha no kumenya uko ubana nawe mu byo mugenda mucamo byose. Twige kugarura ubushuti, twige kuba inshuti n'abavandimwe bacu kuko nibyo by'agaciro, nibyo bya mbere, biranezeza iyo muganira mwishimye. Icya mbere ni ukubiharanira, hari igihe utazabibona byose uko ubyifuza, ariko gahoro gahoro wa muntu azagenda acururuka, uko imyaka izagenda ishira, mukaba ababyeyi se cyangwa niba byarabaye mukuze, igihe mu mikurire yanyu runaka ukitekerezaho mukaganira, bizabafasha kumenya ko umubano wanyu muzagenda muwunoza kandi bikagenda neza. Si byiza rero ko urukundo rw'abavandimwe rugenda rushaho kuducika kuko ari ingirakamaro, kuko ari ikintu cy'ingenzi kidufasha no kumenya uko tubana n'abandi mu buzima bwo hanze. Ndabashimira cyane 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 umuntu wese twabanye mu Muntu 7 TV. Irabakunda, wibuka gukanda kuri subscribe, ukanda kuri like, gusharinga inshuti n'abavandimwe, ugakanda no kukazogera. Imana ibarinde. Ciao ciao.